wifuza kutazinywa. So nimba uzinywa ukaba wifuza gukomeza kuzinywa zinywe, ariko nyine akenshi bagendera muri ibyo ngibyo. Ariko inzoga ni hatari kweli. Wabonye ila story gira mujeni opteje wundi nta nicyo zitwa nesere uramujeni ubona yarabikoze ari nomo cyangwa yari yanyweye ahubwo. Urebye ila story inzoga zirongoza nibyo natangiye nkubwira, kuko bariya so n'abanyamurenge babaga muri Amerika bari baje mu Rwanda. Basanzwe bahurira mu magroupe kwa kuno twari dufite groupe ya WhatsApp turi benshi. So noneho hari ukuntu bakora nyine voice muri groupe cyangwa kuri TikTok, bino byo kuzamura umuntu no kubamanura. Mujene harya bitwaga gutera, ntago nibutse amazina yabo, ntago nibuka amazina yabo, ariko njye wani uwapfuye nibuka yitwa Ngabo, ariko umwe yitwa Ngabo wapfuye. Mujene rero witwa Ngabo yari admin wa groupe nyine, wa admin wa groupe. So undi mujene wamwishe we yazanye amatiku muri groupe ngo bwa mbere bijya gutangira, kwa ko ni nyine ngo groupe yabo yari yo guserereza, groupe yo guserereza baserereza umuntu nyine bakamujya bakamusiza kuri girlfriend, bakamusiza kuri boyfriend bisanzwe nkuko n'abajeni muhura bakakubwira ati gutya na gutya bisanzwe nyine tujye mu buzima busanzwe. No ariko ngo uwo mujene nyine wishongo we ngo yari igifura cyane, yararakaraga cyane, yamuserezaga byatagarakara gatanya gutukana bakabigira ibintu bya danje kabigira seri. Then abigeze seriye baramumanura bamukura muri iyo nozo bariho, iyo life bariho, we baramumanura nyine bamukuramo. Buracyaragaruka nanone baramuzamura atangira kubaza ninde wangu wamumanuye, we ntabwo yarazi ko ari uwo Ngabo. Then nanone hajemo ibintu byo gutukana, barayimubwira ngo rero ngo Ngabo ngira ngo umumanure, bakora ko ngo ndumva atangiye kuzanamo nanone ibintu byo gutukana ngo iki n'iki. Baratongana arongera amumanura. Icyo gihe bari muri Amerika, bamwe bari muri Amerika abandi bari mu Rwanda, ariko uwo mutipe na Ngabo bo bari muri Amerika. Rimwe rero bahurira ku kiriyo, naho batangira kuzana ibyo gutongana. Undi ati nagondagura, ati ngo reka ngo tuve ku kiriyo tuze kujya mu mix, ariko Ngabo abwira uwo mutipe. Ibyo byararangiye, baza noneho mu Rwanda kwa kundi bari muri groupe, so bakeneye gusohoka guhura n'inshuti zabo abo nyine babanaga muri iyo groupe. Then baza guhura muri hotel harya ni hano hafi hano Green Lounge. Hari wasone cye hano Green Lounge. Yego, uyu mutipe rero Ngabo yari ari kumwe n'abo basista n'abandi batipe b'inshuti zabo. Then uyu mujama nawe bamuhamagara nyine azamwuje muri iyo group, ariko atanzi ko wanga barimo. Bakaraza agize asanga barimo baranyweye, ariko kunywa nyine byandi byabo by'ubugambo no kucyocyorana biracyariho. Baranyweye sa rero batangira no kuzana ibyo kurwana, babakiza bari kubacyura. Ngabo wa mutipe wagonze Ngabo bamukubita mu modoka, bamukubise mu modoka. Ngabo nawe bayitire ahagaze ku ruhande ari kwigendera, ubwo yarafashwe n'undi mutipe ukuboko. Then wandi uri mu modoka araza gutaza, undi wari umufashe ukuboko ahita agonga uwo Ngabo, maze kumugonga asubira n'inyuma ajya kumugonga. Ubwo nyine yamugonze bwa mbere, asubira inyuma arongera amugonga, ahita akomeza imodoka arayatsa ayijyana ajya kuri polisi, ajya kwirega. Polisi yagiye aho yagiye kuri polisi yo mu Busanza. Okay, abagiye kuri polisi yo mu Busanza. Agize kuri polisi yo mu Busanza aravuga ati so nari ntwaye imodoka kutangonza umuntu wari uri kuri moto mugongehana. Amakuru polisi yifashe record gutyo ifatwa amakuru ari uko. Then abakobwa mu gitondo bagiye gutanga ubuhamya nk'abantu bari kumwe, bo bagiye kubutangira kuri polisi ya hano Kicukiro, bagenda bavuga nyine uko byagenze, basanga bitandukanye n'ibyo mutipe yavuze. Nyine urumva ni ibintu bibabaje, ni inkuru ndende nyine ni inkuru ndende nyine byabaje n'abantu benshi, abo Abanyamurenge nyine tubaye baje mu karuko mu Rwanda, bibera muri Amerika, ariko
ni story iremereye cyane ariko ntekereza ko umuntu muzima atari gukora ibyo bintu nabwo numva ari inzoga ziba zabonguje niko natekereza ariko nanone urumva ni ibintu yari afite sinzi nimba we ashobora kuba ataranazi ko yapfuye yarajyangwa muhane cyangwa mweke ko arenze kuko ntabwo ari kumva ko agiye kwica umuntu ariko njye hari ibintu mba nari kumva umuntu agera ku rwego rwo kurakara gute ku rwego yumva avuga ati okay njye nyine nzakwica nyine nta kintu gifatika cyumvikana just ngo yamukuye muri groupe njye ntabwo mba ndi kubyumva iyo umuntu aba yaragize umujinya ungana gute nyine noneho nabonye akavidiyo kabo sha bari kuririmba nyine bari kwenjoyinga bisanzwe ndavuga ati ariko mana yanjye nyine kwiyemera ni kimwe nabyo biri mu bitera ibintu we yariye nyine hari abantu baba biyemera ari n'ibifura yumva ko gutya hejuru ibintu byose aba yumva ko agomba kuba ari hejuru nabyo bikaba byamutera kuba yakishyira hejuru muri ubwo buryo agomba ikintu cyose agomba kukikemurira ubwe ukwe nta n'ibiganiro bigomba kubaho ugasanga nyine hari n'aba bantu baremye kuba mu burakari nyine dushobora kumenyera so